Navuzwe nta bintu byinshi nza kuvuga, gukomeza gushimira Imana igenda iduha ingabire zayo muri Kiliziya kugira ngo tugende zituvugurura kandi zinadufashe gukomeza gushinga ibirindiro mu kwemera. Nk'uko rero nabibabwiye, uyu muryango maze kugira abantu 84 basezeranye. Amaparuwasi hafi ya yose ya diyosezi yacu asigaye ni make cyane, agiye afite abantu basezeranye. Rero bagiye gukora ubutumwa kugira ngo bafashe aba bandi nyine batari bamenye by'uwo muryango. Muri kino gihe bari gukorana n'abasaseredoti kugira ngo ubutumwa bugende neza. Burya iyo abana bakura babona umubyeyi wabo basigaranye asenga, bajya inama mu rugo, gacaca y'urugo irashoboka kandi na dukeya bafite bakaducunga neza, kubera ko isengesho riba rifite umwanya w'ibanze mu rugo rwabo. Bariya babyeyi murabona ko bateza ingore, ziriya ngore ni Musenyeri wazibambitse. Ntabwo batambaye nk'uko abandi mwaje muzambaye, ni ikimenyetso cy'uko ari abageni ba Kristo. Iyo ari abagabo babaha umusaraba n'ishusho ya Yosefu, kikaba ikimenyetso cya Yosefu umurinzi w'urugo rw'i Nazareti udatatira igihanga. Ni ukugira ngo umuntu yumve ko hirya y'ibyago yagize ingorane akiri kumwe n'Imana. Gukomeza rero kubasabira, ariko none umuryango mwiza utuma nyine ababyeyi basigaye babuze ababo badashobora kwiyandarika. Byose ni buryo umuntu agiye gukora ikintu kibuka ko hari isezerano waba wishe, rimwe na rimwe birakugarura. Nibyo Paul Mutagatifu avuga ngo ibintu byose bifite uburenganzira, ariko siko bifitiye iki, siko bifitiye akamaro. Rero sinzigenda nzagarukira hano, ariko bano basezeranye buriya bazatubera intumwa, bazajya batubwira uko umuryango uhagaze. Kugira ngo buriya na padiri ko yemeye ko tugira uyu munsi mukuru mwese muhari, azabishyiramo imbaraga mu mirimo myinshi afite, nabyo ariho umwanya w'ibanze. Icya kabiri rero, nani njyewe uhagarariye umoniye wa komisiyo y'abarayiki muri diyosezi yacu ya Cyangugu. Reka nayo nyivugeho kubera ko amaparuwasi yose dufite, kugira ngo ngende nyanyuramo kuri buri kintu, kandi nanjye mfite paruwasi nshinzwe, ntabwo ari ibintu byanyorohera. Icya mbere ni ukugira ngo mbashimire muri kino gihe twitegura yubile, umusanzu twari twageneye paruwasi yanyu kugira ngo nyine twegeranye ubushobozi bwo gushyigikira diyosezi nka komisiyo yacu y'abarayiki. Turabashimira ko paruwasi yanyu yawutanze umusanzu w'ibihumbi 400. Mwarakoze cyane. Ntabwo ari ukubaremerera, kubera ko nyine iyo umuntu afite ubukwe niko bigenda, ariko paruwasi yanyu numva twari twashyize mu cyiciro cya 3. Hari paruwasi zasabwe miliyoni, hari zasabwe 600,000, yanyu yari yasabwe 400,000. Ubwo mwesheje umuhigo mwarakoze.